ujya utera akabariro oya wapi kabisa I'm still young ndacyari umupeti nsubiriramo mu cyongereza I'm still young. you are still young. Yeah. Reka ndacyari umwana kabisa. ntabwo wari bwagire girlfriend? nanone ndamufite. ufite imyaka ingahe? ngo nyakunda kubivuga cyane ariko ni 20 na. Iri hejuru ya 25? No ntago igeramo. Iri munsi ya 25? Iri munsi ya 25. akurengeje 20? 20 irarenga kabisa. Urukundo rwa mbere bwa mbere wakunze umukobwa wari ufite imyaka ingahe? Kumva ukunze umukobwa wari ufite imyaka ingahe byari bimeze gute? Kristo bisekejera. Yibwire twumve. nkunda bwa mbere akora nababaje nakunze nkunda umukobwa bwa mbere mfite imyaka ingahe mfite muri 16 16 gutyo muri 17 nenda kugera aho ngaho ariko nakunze umukobwa urumva naritinyaga nakundaga umuntu ariko nkaba ntayimubwira nyine nkaba namutama kuko nkamureba nyine nkumva ko bihagije ariko indobo ya mbere nariye nago nzayibagirwa n'ubu ngubu biracyamba mu mutwe nakobeswe indobo y'ikinyejana y'ikinyagihumbi bumva barayingubise indobo yatumye mara nk'indi myaka nk'itatu nongera gutekereza ikintu bisa umukobwa narigendeye ndikoci bumva nakunze umwana ndamutinya ndetse sinayimubwira ndavuga ati ariko ibyo n'ubu bwanjye reka mfate umwana nzagenda ngire gutemba imubwire ndikocinga ndisazije ndavuga ati uyu munsi ajya canda hazi ngiye kuzajyana mutege muramutse najya kumuramutsa babwire ngo ndagukunda nabindi ubwo muri ntabwo nzi no gutereta no gupfusha nyine mvuge ngo umwana bamupfusha gutya ndagenda uko ndagiye ndamubona ndamusuje nyine ndonabwa nese ndase no ku ntego nabwa ati njyewe naragukunze ngenda gukunda none abanza guseka agira ngo ni ibintu bya brag nabwo ati njyewe naragukunze kandi ndashaka nyine yuko dukundana uzi ukuntu yambwiye yarambwiye ngirebe yakubwiye gute? yarambwiye ngo irebe uzi umuntu yakubwiye ngo irebe nibwo uriyibuka neza pe. Banyarwandakazi icyamamare ariko urabizi kuri icyamamare? Ntago mba mbizi cyane buriya tu nshobora kubibwirwa n'abandi ariko ntago mbizi. Noneho uri icyamamare ku rwego uri hejuru. Asante kabisa. Mbaze ikintu nakunze. Nakunze kuzi kuvuga icyongereza mani. Ndagerageza reka nje ndiga buradumba. Nje ndi umunyeshuri. Wiga he? Niga hano mu karere ka Ngoma hano bita za Kibungo. Wiga iki? Niga IT. Ese IT haba harimo ibiki yo mwiga muri IT mwiga ibiki? Reka mujya mutubuzabuza. IT ubundi ibivangiyemo ibintu byinshi.
haba harimo icyo bita networking, na coding, even na electronic hari igihe bayivangamo nyine ibi kombine nyine n'ibintu byose tu. ugeze mu mwaka wa kangahe? Gutyo ubundi mu wa kabiri kaminuza kabisa. IT wirangiriza ku myaka ingahe? Ndi mu wa kabiri, urumva mu mwaka wa gatatu nibwo nyine dukora defense tukanagraduating, ariko tuba dufite A1, ariko tukiga n'undi umwaka umwe wa A0, ubwo n'iyindi navuga ko ari ine n'ubundi. ubu ariko uricaye cyangwa urahagaze? Oya, gutyo ubundi yicaye ndicaye. ubu wicaye ku ntebe? Ubu nicaye kuri sheze yanjye mu kagato nipoye gake gake kabisa. ubu uri i Kigali se? Oya, gutyo n'ubundi mba nibereye Ngoma n'ubundi ku ishuri, gutyo mu minsi isanzwe nyine mba ndi Ngoma nagiye ku ishuri n'ubundi. ubaye nk'umuntu uhagarara ku ntebe se ntabwo twaganira uhagaze? Kagara rero iyo uje kuganira nanjye ibintu byinshi biba bigomba gukorwa hano. Nk'ubu tugomba kureba pompage, tugomba kureba n'ibindi bintu tukaganira, ibindi biboro n'iki ugomba kumbwira uko ubigenza, murumva? Kwa nkangaha niho uza kutubwira ubuzima bwawe ubwo nka girlfriend, ibintu nk'ibyo niho babivugira. Kabisa. ubwa mbere nakubonye, ibyo bwa mbere nkubona nakubonye witwa Rutambi arimo arakujugunya mu ishyamba. Nibiri murabikora, abantu barimo barajya muri nuza yanjye, murakoze cyane. Nakubonye ubwa mbere Rutambi arimo arakujugunya mu ntuza. Wabaye rero umu content creator, wabitekereje gute ko mbona umuntu umeze nkawe ibintu bya content creating wagira ifunwe ryo kubikora? So ubundi ikintu kiba kiriho ni ukuvuga ngo njyewe ubundi ngendera ku ijambo rivuga ngo disability is no inability. Disability is not an inability. So ni ukuvuga ngo ubundi urumva, ubundi ibi bintu mbega uko tumeze physically cyangwa se uko duteye abantu babifata nk'inenge dufite. Ariko njye nashatse uburyo navuga ati se ibyo bintu abantu babona nk'inenge, why not none ntabikora bikagira gute nyine bikaba ibintu bishobora, nibwo bose ubona bitakora ikintu kirenze, ariko bikantungaho gato cyangwa se bikampa inzira nziza nyine ishobora kuzangeza nko ku bintu byanjye nshaka kugeraho imbere. So yaravuze ngo rero ubundi abantu benshi bafite ubumuga, ndavuga benshi nyine baritinya cyane kuba nyine bagera ahantu hari abantu, cyangwa se kuba bakubwira ngo wowe reka nkoresha wenda n'amagambo uri ikimuga, something like that. Urumva bagatangira kwitinya nyine muri ubwo buryo. Akenshi ugaragara ko social media ugasanga birimo kubagora cyane, kuko ngo bazandika muri comment bamutuke yumve nyine arapfuye biramubangamiye, bamubwira ngo ufite ibintu bimeze gutya na gutya. Ariko ikintu cyo namaze kubona buriya kanguye nk'urugero, buriya uvuye mu rugo n'urugero waborosheje, noneho korogati kazi igafata ahangaha wenda nko ku isura, icyo gihe nugera mu nzira umuntu azakubwira ngo waraburije hanagura iyo korogati iriho. Ariko niba uzi ko ikintu gifite nta kindi kintu kigomba guhinduka kiriho, ahubwo ugomba kwiga uburyo bwo kubana nacyo. Ni ukuvuga ko wowe wize uburyo bwo kubana n'ubumuga bwawe cyane kabisa. Ndanabifiringa navuga ati noneho why not ubundi ari amagambo bambwira ngo Kagara umeze gutya, ahubwo ntakumva ari nk'ibintu biri kunsingiza kugira ngo nibereho neza. Burya ababyeyi bawe bose nyine ni barebare, n'abantu bahagaze, ntabwo ari barebare bose. Buriya n'umwana twavukanye bose ni njye waje umeze gutya nyine tu. Ubwo baba baragusobanuriye bakubwiye ko ari iki cyakubayeho wowe?
oya nose ubwo nyine uzi ukuntu bahita yakubwira se urumva nta kintu kirabubwira ati ahubwo ati ikora uko ishaka warenzaho iki nyine ati Imana ikora uko ishaka. ikora uko ishaka. Ariko ukiri umwana ntibyakunaniye kwakira. Oya urumva nyiri umwana wo byari bigoranye kuko nabanje no gura no kumera nkaho nanze ishuri kubera nyine abantu bambwiraga amagambo mabi nyine umva nari ntarakomera icyo gihe umva nyine ni ibintu ndashaka no kujya mu bantu n'ibiki byose ariko nyine nza kugira igihe n'ubundi ndavuga ati why not ubundi ibintu binci intege Biko nabwiwe n'amagambo mabi menshi cyane menshi pe biragira igihe biranananira kabisa ishuri nkajya numva nanarivamo ariko mbona nyine ari byaba ari ubuswa ari n'ububuga ndavuga ati reka ngewe nkora icyo ngomba gukora ndetse mu gihe cyanjye nese umuntu kaza kavuga n'ubundi niba avuze ko agaro ufite kuguru guhengamye nese ibyo byantwara iki nta kintu byantwara ahubwo mba numva uri kunsingiza kabisa. Waje kwiyakira ufite imyaka ingahe ukavuga ati ibi bintu ndaza kwataka mbifite factor share? Yes n'ubundi navuga ngo ngeze muri primary mu wa gatandatu nibwo natangiye kumva ko ibintu byose ngomba kwikura nk'ibintu bindimo n'ibiki byose ahubwo nkareba imbere hanjye kurusha uko nakita ku magambo abandi bambwira tu. Primary mu wa kangahe mu mwaka? Hafi muri 2014 na 5 gutyo 6 ya hari niriye jambo umuntu yigeze kukubwira ukavuga ati no karita sarampumye ndababaye sinjya ku ishuri sinzasubirayo? Amagambo yene bambwira amagambo menshi mabi pe mabi cyane mabi menshi aho gusa ayo nyine bambwiraga n'ubundi wasangaga n'ubundi hari umuntu yagize kumbwira ngo ndakanyamaswa wana oya reka abambwiye ngo ndakanyamaswa nyine nabonaga uburyo nitera bavuga ataka ntanugo ari umuntu nakanu k'akanyamaswa kandi kubona imbere yanjye kwa kajambo nyine umva karandiye nyine mu kuntu ariko nyine ndabyihora mbirenza nyine urumva byaranyafexe tu mara n'igihe numva nashaka no kuvugisha n'abantu nyine nanjye nakira ko nkubona ndiyo hari ukuntu babwira ikintu ko wajya ubire bakavuga se koko sindiyora ariko nyuma yo guseda ndakanyamaswa kubera abandi bantu babona bateye ukundi koko ntago ndakanyamaswa ariko ibyo ngibyo nyine bitekerejeho nyuma ukaza gufata umwanzuro bumva ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho nta n'impamvu yo kubwirwa bigucirisha ishati kabisa nyine urakomeza n'ubundi. Ufite iyihe ntego y'ubuzima kuba uri umuntu ufite ubumuga nk'ubwo ngubwo urumva ari iyihe ntego y'ubuzima urumva ushaka kuzageraho mu buzima ni ikihe kintu ushaka kugeraho utarapfa? So ni ukuvuga ngo ibintu by'amashaka kugeraho ni byinshi ariko ikintu cya mbere mbanumva ni kuko urumva njyewe navuga ko ubuzima bwanjye bwari ubuzima bugoranye none nyine guca muri bino bintu nkuko nabikubwiye kuba ufite ikintu kabuze ko ku mubiri wawe utagihindura so nyine bisaba effort nyinshi kugira ngo urwane nabyo kandi noneho sino kuvuga ngo uretse nge kagarara wiyakiriye nkumva ko ibintu byose bishoboka ariko ubu tuvugana hari abandi bana bafite ubumuga pe na n'ubu ngubu bakigororwa n'ibyo bibazo benshi bagiye banava mu mashuri kubera iyo mpamvu abari imiryango yabo idasohora kubera iyo mpamvu bakumva nyine ntaho kugera nyine ngiye rero intego mafite ni iyi ngiyi mba numva nanjye ngomba kugira ijambo sinzi uko inzira bizacamo ariko bizakunda uko byasa kose nindapfa bizashoboka ngomba kugira ijambo ku buryo nanjye nshobora kuba navuga umubare nyamwinshi ukanyumva kugira ngo n'abagenzi banje hahandi bari nyine babafungiye mu kantu nyine bumva ko badashoboye kugira ngo nabo ngire gute nabo mbahereza ijambo bumve kuko byasa kose no bagomba kugira gute kubaho kandi bakabaho neza ya ujya utera akabariro oya wapi kabisa I'm still young ndacyari umupeti nsubiriramo mu cyongereza I'm still young
You are still young. Yeah. Reka reka. Ndacyari umwana kabisa. Yeah. Ntabwo wari bwagire girlfriend. Yeah, na none ndamufite. Ufite imyaka ingahe? Ngo nkunda kubivuga cyane ariko ni 20 na. Iri hejuru ya 25. No, ntago igeramo. Iri munsi ya 25. Iri munsi ya 25. Akurengeje 20. 20 irarenga kabisa. Urukundo rwa mbere bwa mbere wakunze umukobwa wari ufite imyaka ingahe? Kumva ukunze umukobwa? Wari ufite imyaka ingahe, byari bimeze gute? Kristo bisekejera. Yibwire twumva. Nkunda bwa mbere akure nababaje nakunze nkunda umukobwa bwa mbere mfite imyaka ingahe mfite muri 16 16 gutyo muri 17 nca nenda kugera aho ngaho ariko nakunze umukobwa urumva naritinyaga kuba nakundaga umuntu ariko nkaba ntabimubwira nyine nkaba namutama ko kura nkamureba nyine nkumva ko bihagije ariko indobo ya mbere nariye ntago nzayibagirwa n'ubu ngo biracyamba mu mutwe nakobeswe indobo y'ikinyejana y'ikinyagihumbi bumva barayingubise indobo yatumye mara nk'indi myaka nk'itatu nintongera gutekereza ikintu bisa umukobwa narigendeye ndikoci umva nakunze umwana ndamutinya ndetse sinayimubwira ndavuga ati ariko ibyo n'ubu bwanjye reka mfate umwana nzagende ngire gutemba imubwire ndikocinga ndisazije ndavuga ati uyu munsi ajya canda hazi ngiye kuzagenda mutege muramutse najya kumuramutsa mbabwire ngo ndagukunda nabindi ubwo muraye ntabwo nzi no gutereta no gupfusha nyine mvuge ngo umwana bamupfusha gutya ndagenda uko ndagiye ndamubona ndamusuje nyine ndonabwa nese ndasa no ku ntego nabwo ati njyewe naragukunze ngenda gukunda none abanza guseka agira ngo ni ibintu bya brag nabwo ati njyewe naragukunze kandi ndashaka nyine yuko dukundana uzi ukuntu yambwiye yarambwiye ngirebe yakubwiye gute? yarambwiye ngo irebe uzi umuntu yakubwiye ngo irebe nibwo uriyibuka neza pe